njye nagize amahirwe mvukira muri famiye inyumva inkunda impromotinga mu bintu byose bishoboka ubwo rero ntabwo baragushyigikiye baranshyigikira ntabwo byabaye ntabwo byigeze biba ariko nganira n'abantu benshi bahura nabyo bambwira wowe ibi ngibi wabigezeho kubera iki wowe uba ufite nyine nka confidence kubera iki wowe uba ubona wisanzuye hari ukuntu n'abafite ubumuga nabo bumva ko nyine bagomba guhabwa ibintu biri ko nta kintu bashoboye ko nyine nimba bavuze ngo afite ubumuga agahita yumva ko nyine amaboko arayarejetse nyine ukumva arashaka nyine kubaho nyine nka wa muntu koko umuceri urimo imboga uraryoha kuko karoti na poivro n'ubundi yego kandi noneho uhindura n'isura biba biri mu buryo bwo kudahora uteka umuceri usa umweru gusa cyangwa se ngo uhindure ushyiremo inyanya nyine hari ukuntu uhumura hari ukuntu guwe nayo ihinduka gutyo mwabibonye nimwabiriye ariko byaba bimeze neza pe ikindi ni umuhanga murabyumva ko akeneye kwiteza imbere ndetse no gukora n'ibindi byinshi cyane akeneye kuba indorerwamo y'abandi bantu bafite ubumuga nkina ikinamico zo mu ruhame ikinamico zo mu ruhame rero ni za zindi nyine dukina mu baturage hagati muraho neza amahoro y'Imana bane namwe abane namwe pe iki kiganiro gishobora kuza kuba kitarimo ubutseriye bwinshi kuri njyewe ariko nabazaniye umutumirwa ni ubwa mbere mumubonye kuri Ketchup TV show ariko ntabwo ari mushyashya mu maso y'abantu bamwe na bamwe ngiye kubanza nguhe umwanya ubibwire ubundi dukomeze nyuma murakoze nitwa Uwishyaka Bazirisa ariko abantu benshi banzi ku izina rya Shyaka Uwishyaka Bazirisa yego nk'abo twiganye niyo mazina banziho ariko mu buzima busanzwe banyita Shyaka rero ndumva ari ibyo uri hari ibintu byinshi iyo umuntu agiye kwivugavuga wenda ndi umukobwa mfite fiancé cyangwa se mfite umugabo cyangwa se ibintu nk'ibyo nitwa Shyaka nk'uko nabibabwiye ndi single mu rugo ni Nyamirambo nkaba narize primaire na secondaire nkaba n'ubu nkiga ndi umunyeshuri uri kwiga kaminuza oya ndi kwiga ibintu by'ubumenyingiro ndumva bihagije cyane ibyo ngibyo birabaye nta icyarenga aho ngaho cyaba ari icy'umuntu yagusanga ku ruhande akajya kukubaza gusa ibyo birahagije mbere na mbere ngushimira ukuntu wanyakiriye twamusuye mu rugo hari sinzi ukuntu ndi bubivuge hari abantu bishobora kuba bitagaragaye kuri kamera cyangwa se wenda akaba hari umuntu wakubonye wenda yarakubonye wese sinzi niba umuntu avuga ngo umuntu abana n'ubumuga cyangwa afite bavuga ko afite ko afite niryo jambo rizima niryo jambo riri correct kuko abantu benshi bakora mu makosa bakavuga ngo abana kandi we aba yumva mu gihe abivuze ko aba avuze ibintu bya nyabyo kuko nyine kuvuga ngo ngo afite ryaba yumva kuba avuze ngo afite ari byo bibi rero afite ubumuga ariko
ese ni ukubera iki ngewe mbonye nk'umuganga namubaza ibintu byarangira nkubise kubaza ntabwo bagukubita kubera ko baba babona ushaka kumenya, kuko hari ubundi kera numvaga ko umuntu kuba wenda utari muremure nk'abandi cyangwa nyine hari ubwo ubona umuntu biringaniye, numvaga nyine bitagakwiriye kuba byaba ubumuga. njye numvaga nyine ni ko Imana yabishatse kandi uwo muntu agomba kubaho, ntabwo agomba kubaho yumva ko muri we afite afite ubumuga. ariko wenda umuganga we ashobora kuba abizi kuko wenda bitewe n'imikurire y'umwana n'ibiki byose bikaba ariyo mpamvu babihisemo ko byaba gutyo. rero Shyaka afite ubumuga bw'ubugufi bukabije. wenda aho ngaho reka basobanurire, bavuga ko umuntu afite ubumuga bw'ubugufi bukabije mu gihe ari munsi ya 1 na santimetero 47. ese ubwo nyine ibyo bipimo nibyo bapima kugira ngo bamenye ngo uyu muntu ari normal cyangwa se ari birakabije. still hari uba ari kuri 1 wenda na santimetero 30, hari uba ari munsi, hari n'ugarukira aho ngaho kuko nabo ntabwo baba bangana. nk'uko n'abandi bari nomo niko nabyita wenda baba batareshya. still nabo ngabo haba harimo ibyiciro byinshi bitandukanye. still ushobora kubona njyewe ukabona uri munsi yanjye, ukabona n'undi uri munsi yanjye gutyo, cyangwa se uri hejuru yanjye ho gato. kuko hari akavideo nabonye kuri TikTok k'umuntu ntabwo nabashije kumenya igihugu pe afite ubumuga ku buryo umubonye ushobora kugira ni nk'umwana, ariko mu maso uhita ubona ko ari umuntu mukuru. ngo niwe mugore wa mbere ku isi ufite ubumuga bukabije bw'ubugufi, ku buryo ari kugenda nyine hasi wajyana akabebe bagenda bamuteruye. ariko buri Imana nta kosa igira, iyo ikintu kije ukagira imbaraga zo kucyakira kiba ari uko nguko, ahubwo ikiba gisigaye ari nacyo nifuza ko wadusangizaho ukuntu umuntu abaho muri sosiyete, n'ukuntu sosiyete wenda igufata. kuko hari abantu mpamya ko biba ari ubujiji, umuntu atangira ngewe uriya mukobwa gutya na gutya, sibyo? ushobora kuba wenda warahuye nabyo cyangwa se ukaba waragize amahirwe yo guhura n'abantu bajijutse. ndajya udusangize nimba wenda ibyo bintu warahuye nabyo, ese ubundi umuntu yanabyitwaramo gute? nyine kugira ngo bavuge ko umuntu afite ubumuga bw'ubugufi bukabije, aba afite indeshyo sometimes ibingana nyine nk'iy'umwana, cyangwa se nyine ukabona imyaka afite idahuye na visage ye n'indeshyo ye. icyo gihe nyine aba afite ubumuga bw'ubugufi bukabije. noneho uko umuntu abyakira, nk'uko nyine hari uburyo umuntu uwo ari we wese ashobora kwakira situation arimo. rero hari abo bigora, ariko impamvu bishobora kubagora cyane, icya mbere biterwa no muri famiye aho avuka. ni ukuvuga ngo nimba muri famiye batakwakiriye, sosiyete ntabwo izakwakira. nimba muri famiye nta kintu ushobora gukora ngo bacyumve, nta kintu ushobora kuvuga ngo bacyemere, nyine bo bakaba ari bo ba mbere baguheza. ni ibintu byumvikana ko no muri sosiyete nta muntu uzakumva, kuko impamvu muri sosiyete batakumva nawe nta cyizere wakigirira, kuko buriya bipfira mu muryango akenshi. hari n'igihe rero n'ababyeyi bataba proud y'abana babo, bakabahisha, ntibabajyane mu ishuri, kandi urumva iyo umwana atagiye kwiga akenshi byose biba byarangiye. rero iyo birangiye muri ubwo buryo, no kwiyakira muri sosiyete biragorana. hari n'igihe aba atari kuba nyine afite ubumuga bw'ubugufi bukabije gusa, afite n'ubundi bumuga. noneho biragora kuba wakisanga muri sosiyete ikumva. uretse ko ngewe nagize amahirwe, ngewe buri gihe ndababwira ko ngewe nagize amahirwe mvukira muri famiye inyumva, inkunda, impromotinga mu bintu byose bishoboka.
ubwo rero ntabwo baragushyigikiye baranshyigikira ntabwo byabaye, ntabwo byigeze biba, ariko nganira n'abantu benshi bahura nabyo bambwira wowe ibi ngibi wabigezeho kubera iki wowe uba ufite nyine nka confidence, kubera iki wowe uba ubona wisanzuye. abwira shangewe ibyo ngibyo mumbwira byumva nk'imigani, ariko nyine bintushaho bikambabaza kuko nta kindi uri bubikoreho. So ufite YouTube channel? Yego. Yitwa Shyaka BTV Show. Yego. Wayifunguye wenda intego yawe cyangwa kugira ibyo wifuza kuzajya ushyiraho ari ibihe? Igitekerezo cyo kugira ngo nyifungure cyaturutse kuba hari training nari nagiyemo zo gukina nyine ikinamico yo kuri radiyo, mpuriramo n'abandi bana ariko bafite ubumuga muri rusange bw'ingingo nyine butandukanye, ariko akaba abasha kuba yarageze mu ishuri akamenya gusoma. Noneho tugenda tuganira, baratubwira ngo ushanga mwebwe mu Kigali ngo mubayeho neza, ngo mubona opportunity nyinshi, ariko ngo mujye mwibuka n'abana bo mu cyaro, kubera ko abana bo mu cyaro biba bigoye, abenshi basiga babakingiranye mu nzu. Noneho ariko mbere yaho ntigeze kujya ntekereza ngaho ko ubundi buriya sinashinga nka cano, kuko nyine narabyumvaga babivuga, nkajya nyine kwa hari utuntu mba nzi nko gukora nk'amaherena, kuboha nyine ho nkafata nk'abantu bose bafite, ariko icyo gihe nireferaga ku babyeyi bafite abana bafite ubumuga, navuga nkazana nk'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga, nkajya mbigisha gukora amaherena, aho kuboha uduseke, kubera ko nabyo nabyizeho. Noneho bakava mu bwigunge, noneho nkatekereza se ubwo icyo gihe byaba ari cano, byaba ari fondasiyo, nyine nkibaza utwo tuntu twinshi. Ubwo rero ejo bundi nkubitanye n'abo bana nanone numva mise nongera mbitekerezaho, ndavuga ko nubwo ntafite ubushobozi bwo kuba nakora bya bindi natekereje mbere, basi reka dutangire tuganiriza abana bafite ubumuga, kuko abenshi ntibafite aho kuvugira. Wenda turi mu gihugu kibakira pe, nta nicyo twarenganya ubuyobozi, ariko muri famiye, mu miryango ntabwo barumva imvugo zikwiye zo kubabwira, ntabwo bafata nk'abandi bantu, bumva ko ari abana nk'abandi. Hahandi wenda nk'ubuyobozi bushobora kuza bukamubaza ngo ufite abana bangahe, akavuga mfite abana 5, ngo na cya kindi cy'ikimuga, ariko undi ntago akiri umwana tayari cyabaye ikintu kiri aho ngaho. Noneho ugasanga abana nyine bafite ibikomere byinshi bitandukanye, ariko wenda duhuye tukaganira ashobora kumva ko hari undi muntu umutekerezaho, cyangwa se mpuye n'undi byakunze akatuganira akatubwira ngo ahangaha ngiye nkora gutya bigenda gutya, na wa wundi yazabireba akavuga burya hariho n'abafite ubumuga bageze ku bintu byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu natekereje ibyo. Iyo mpamvu ni nziza cyane. Nari ngiye kuguha igitekerezo, ariko n'ubundi numvishije ugifite, kandi ni cyiza cyane kubera ko wagize amahirwe yo kuvukira mu muryango ukumva, wagize amahirwe yo kuvukira mu muryango ukagukunda, ntujye kugufata ukundi kuntu, ukumva ko ugomba kugushyigikira. Wagize amahirwe yo kujya muri iryo shuri ukiga. Hari umubyeyi nk'uko wabivuze yashaka ko umwana we akavuga ati ntabwo namutaha amafaranga ngize ubundi se azavamo iki. Hari umubyeyi uba wumva ko afite umwana ubana n'ubumuga, ufite ubumuga, akumva yuko uwo mwana ari aho, nta nubwo yanakoropa, nta nubwo yanagira gutya, sibyo? Kandi iyo umwereka ko nyine ntacyo amaze, ko nta nicyo yakimarira, no kuba yafata itorosha bishoboye biranga. Hari ibintu kera numvaga abantu bavuga ngo iyo ukunda kubwira umwana ko ari ikigoryi, birangira kuko umwana n'ubwonko buzima yari afite bugiye, kuko mu rugo bahora bambona kwa kundi. Rero nibyo nanjye kuguhamo igitekerezo, ariko ni byiza ko n'ubundi ugifite, kubera ko wowe ufite ibyo wagezeho, ufite uwo muryango mwiza, n'ibinakunda bazagushyigikira bajye nko kuri kamera, ari nka famiye yawe, guha ikiganiro baganire, bo barakuzi uri mutoya kugeza ubaye inkumi,
hari igihe umuntu n'umubyeyi abibona akumva arigaye ikiganiro cyawe wakoze wowe wumva ko ugikoze tu kigahindura ubuzima bw'umuntu kandi bugahinduka byiteka. Urumva hari umubyeyi bumufite kubera wenda umwana ahora arwaye, niba yari afite wenda intebe mu nzira azigurisha, niba yari afite akabati arakagurishije, byose kubera wa mwana kugira ngo umwana amera neza. Noneho byakwanga ahubwo yarushaho kuba kwa kundi cyakumererwa nabi agatangira kumwanga akamwinuba, kandi ni igeno ry'Imana. Igeno ry'Imana hari ubwo riza rishaririye, ariko niba hari ikintu cya mbere kibaho ni ugusaba Imana ko igushoboza kwakira icyo kintu pe, ku buryo umwana wawe umukunda muri ibyo bibazo byose afite. uzi impamvu se akenshi umubyeyi nawe agera hahandi nyine acika intege, ukabona nyine niba hari n'icyo yagatanze kugira ngo umwana abone umuti, ukabona nyine ari kugonona. Akenshi ni sosiyete. Yego. Hari igihe umubyeyi aba akunze umwana we, kuko nizo kangenda nzibona. Noneho yakunda umwana we kubera ko hari nk'umwana abavuga ko aba afite ubumuga bukomatanyije, wenda mu mutwe ari umunero, ingingo ze zidakora, ariko nyine umubyeyi akamwakira. Urumva wa mubyeyi ufite wa mwana, umwana ntabwo arira biri normale, arira bya hato na hato. Iyo arize bya hato na hato rero, nk'ahantu acumbitse cyangwa se akodesha, bahita bamwirukana. Akenshi ntago ashobora kuba ahantu iyo adatuye, ntago ashobora kuhaba amezi 3, kubera ko nyiri igipangu hari igihe baba abana mu gipangu kimwe, agahita avuga ati ntabwo urwo rusaku ugenza rwihanganira, cyangwa amena n'ibintu. Hari n'uwo usanga akubita ibirahuri byose akabimena, ugasanga nyine nta n'intebe nzima gitunze mu rugo. Icyo gihe nimba noneho wowe mubyeyi wabyakiriye, urumva nyine umwana wawe akenshi hari n'igihe aba amufite ari umwe, ariko noneho hahandi atuye nta muntu baba bakemera akaza kubasura atazagira umusanga ku muryango. Icyo gihe aramutegeka ngo sinzamubone na rimwe asohoka mu nzu. Ni ikindi kibazo. Nimba yanarebaga arahuma kubera guhora mu nzu. Noneho ugasanga sosiyete ukuntu iri kwakira wa mubyeyi tayari yamaze kuba ikibazo. Hari n'igihe akenshi nimba ari umuryango w'umugabo n'umugore, umugabo ahita amuta akigendera. Noneho ugasanga wa mubyeyi kubyakira nawe biranze, kubera ko abantu bamwegereye, aho ajya guhahira, aho ntiyanajya no ku kazi, inzara imwice, usange nawe bimuteye umutima mubi wo kuba yafata wa mwana koko akamukingirana, wo kuba even na bano b'abatantine baba bari mu rugo, nawe uzangama n'ukwezi. Ubundi iyo yihanganye arindira kubona amafaranga, hari n'uhita agenda. Ariko ni ukuri Mana yanjye birababaza. Hari ubwo umubyeyi agira, hari n'abamama bigirira agakungu, ako gakungu agira kakamubwira kuri ya mwana wawe njya kugira ngo Imana umwana umeze kuriya birutwa nuko yakwitaba Imana. Kandi koko akumva aramutse yitabye Imana yarira umunsi umwe cyangwa 2 akaba araruhutse, ariko ntazahora amubona gutyo. Ngenda bizi ko ikintu cyitwa kwakira ikintu biragora pe, biragora cyane. Hari abantu bibwira ko umuntu kuba afite ubumuga bukabije wenda bwo kuba mugufi, tureke wenda kuri abo baba haryo bavuze ngo bukomatanyije, bwo kuba mugufi aba yumva ko nta kintu ukora mu rugo. Uri wa muntu ubyuka, niba ari uguteka bagateka ukarya, niba ari ukoga wenda ashaka hari umuntu ugufasha koga, kuko nyine hari imyumvire ifunze cyane abantu tugifite muri twebwe. Abo bantu babambwirira iki? Abantu rero ikintu nababwira ko ibyo bibwira atari byo, kuko urugero rwihuse ngewe nta kintu ntakora mu rugo, nta n'ikintu ntakora iyo nagiye mu kazi. N'ibidukundira turabibereka. Niyo nagiye mu kazi wenda ubu nuko ndi kwiga, ariko ubundi iyo ngiye mu kazi ibintu byose nyine ndabikora, kuko hari igihe nshobora kujya kwaka akazi nk'ahantu nkisanga wenda nagiyeyo ngiye gusaba akazi wenda ko kuri reception, bikarangira mbaye wenda
chef de stock bikarangira mbaye wenda na secrétaire bikarangira utuzi twose ari njye baduhereje kubera ko mba nyine naberetse ko mbishoboye. Ikindi hari ukuntu n'abafite ubumuga nabo bumva ko nyine bagomba guhabwa ibintu biri ko nta kintu bashoboye, ko nyine nimba bavuze ngo afite ubumuga agahita yumva ko nyine amaboko arayarejetse nyine ukumva arashaka nyine kubaho nyine nka wa muntu koko. kandi se uyu munsi ushobora kuba uri muri famiye ariko ejo ugasanga ya famiye wari ufite ntayigihari. Iyo utitoje rero gukora birangira nyine nta n'ahantu wakabaye n'icyumweru kimwe kubera ko nta kintu wigeze ukora. abo ni ku bafite ubumuga. noneho hari n'ababyeyi badashobora nyine kuba proud, ibyo turabigomeza tubigarukaho kubera ko kuba utari proud y'umwana wawe ntabwo uzakenera kujya guhaha ngo umutume, hatagira umuntu umubona, hatagira umuntu umenya ko mufite wa mwana, kubera yuko ajya wenda nimba musirimutsemo cyane mu mutwe arabasebya, arajya ku ishuri mu modoka, mugende mumwinjize mu kigo stili muso agaruke kumutwara yinjira mu gipangu. Ugasanga kandi akenshi nta nubwo bikorwa n'imiryango iciriritse, imiryango nyine iri kurindanga icyubahiro cyayo, ya miryango ikaze ukuntu, ugasanga ntago nyine barabyumva ngo babyakire. Kuko hari umwana nzi yararangije mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, ariko iwabo badashobora kumutuma no mu isoko ngo batamubona, badashobora no kumutuma n'amayinite ku muhanda. Sinzi ukuntu rero kubera hagiye hariho ama organisation ashinzwe nk'abo bana bafite ubumuga butandukanye. Umunsi umwe nyine baramutumira araza, hagira na papa baramuzana mugezayo, noneho hari ukuntu bamuhuguyemo, iwabo bagenda babyumva gake gake, ariko muri uko kubyumva ni nko kumurekura ngo wenda nimba organisation runaka imukeneye amufata amushyira mu modoka amuzana ahamugeze, atatuma ajya kwitegera ngo abure umwanya muri bisi anahagarare yumva uko bimera. nyine ntagi ubwo buzima nagabuzi. Gusa we nshimira n'ababyeyi be ko nyine baraje babona n'abandi. Hari n'igihe aba yumva ari we wenyine ahari umufite, noneho ubu baramuretse asigaye agenda. Ariko ikintu cyansekeje ni ukuntu yamamagaye akambwira ati uzi ko noneho bantumye mu isoko, ari umwana urangije mu wa 6 yarishimye ati bumvuye guhaha, yumva ni ibirori. Akavuga ati sha ibyo narabirenze. uri urarati ibyo ibintu biranzwe, ariko ni byiza. hari umusore waba wenda yarakubabaje yitwaje wenda ku ubumuga ufite, bibe wenda kuvuga cyangwa se kuba we yakwereka ko muri kumwe, ariko wenda yajya ku ruhande akereka abantu ko mutari kumwe. Yewe uyu ntawe Imana izamukurinde, uwo ntawe nta n'uwo nyine umugani wawe akomeza atembere. oya nibyo, kubera ko akenshi hari igihe urabona hariho buriya iyo umuntu afite n'ikibazo ku ruhu s'ubumuga, yego nk'igihe umuntu aba afite ubumuga ku ruhu, wenda bw'uruhu kumwe hari abantu bajya bavuga ngo ni inkuba ngo yamukubise ngo ibiki, kumuzana amabara. Nk'umutipe akicara mbazi kera akajya ubwira umukobwa ukuntu amukunda, akamusezeranya ukuntu bazabana, yajya ku ruhande bamumubaza ngo yengwe ari ku mana yanjye ngo ubu se ngo urabona ngo ngewe ngo najya kubana nyine akamuvuga nawe. Yego nyuma rero ko kubera kubeshya atari mu buzima bwiwe, umukobwa n'ubundi yaje kubimenya. Nyuma hamubwiye ati kubera iki iyo tutari kumwe umvuga nabi, nigeze nkwihisha nkwambonye uko ndi mutipe ati se ubundi urabona twabana kumwe. Hari abantu bagira ingeso mbi yo kuba akoze amakosa yayagwamo nasaba imbabazi akidefanda, ariko akidefanda mu mafuti mabi cyane akanayakoreramo ayandi, nyine akavuga ibintu bidafite epfo na ruguru, yego bikarangira akomerekeje umuntu. Rero ku basore, niba ugiye gutereta umuntu ubibona ko hari ikintu afite wenda gitandukanye n'icyundi,
ujye ucunga akanwa kawe kuko kankubwiza ukuri nshobora kugukorera ikintu kibi nkaba nakugira gutya ukababara bikazashira ariko nkubwiye ijambo ribi hari igihe ryaba rikagaruka ntabwo ijambo rimwe rijya rishira kubera ko abafite ubumuga twirefeye muri rusange bafite stigma ariko ubwo twayita gute bafite nyine nk'agahinda gakabije bafite depression kubera nyine amagambo babwirwa kuko nago ayamubwira ngo ahita asokere hano wapi arinjira cyane arinjira akanakomeza akaguma mu mutima kubera yuko sometimes hari igihe ashobora kumubwira ati wenda wakicucuwe n'ibintu wenda biri normale reba nta nubwo ushoboye no kumanura iriya rido noneho ukabimubwira kandi nawe bishobora kukunanira kurimanura ariko ukabimubwira ugeretseho ya magambo mabi cya gihe nibimunanira kurimanura azahita yumva nyine bya bindi wamubwiye ko kazahita abona biri ukuri kandi se uwo ari we wese si byamunanira cyane ubundi rega nimba uri muremure se wamanura izuba njyewe ni ibyo ngibyo ubundi reka nkubwire ni uko nyine mu isi twayijemo izamo abantu ngo b'abahanga bagira ukuntu bita ibintu hari ibintu ushobora kubona ukabyita uburwayi runaka ugasanga mu kindi gihugu babyita uburwayi runaka hari n'umuntu ushobora kukubona bitewe n'igihugu avukamo wamubwira ko ufite ubumuga wakakubwira ko ntabwo yego rero hari n'igihe umuntu nyine yishyiramo ikintu tu uriya umeze gutya biterwa gusa iyo biza gushoboka nyine nuko bitakunze ku isi twese twaba tumeze kimwe ni ukuri ntihagiye kuvuga ngo uyu muntu ngo cyangwa akajya kumva ngo yego ngo umugabo akaguta kubera umwana ngo wabyaye bikagira gute ntabwo aba ari we muba mwabikoze mwishimye muba mubana mukundana niba haje umwana urwaye mubyakire muri babiri ubundi niba bibaho niba uri gusenga jya usenga Imana ijye gufasha kwakira igeno ryayo udakoreye Imana imubuza twasuye Shyaka rero muraza kubona ibintu byinshi ibiri budukundire mu bijyanye n'imibereho wenda ya buri munsi cyangwa se ntabwo byakunda ko tubereka ukuntu kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru bigenda oya umunsi wose uba ufite ibyawo gusa abantu mwishyiramo ko umuntu kubera ubumuga afite ko nta kintu abashije gukora muribeshya bose turabanyomoza turasubira birangiye rero tugiye mu gikoni Shyaka agiye kudutekera ngiye kureka ubanza utubwire ibintu ugiye kudutekera ukuntu bimeze sibyo ubundi tubone gukomeza n'ibindi ubu rero tugiye guteka umuceri urimo karoti arizo zizi ngizi twaziteguye harimo puwavuro harimo tungurusumu n'igitunguru oya ntabwo biraba ari byose turaza gukuraho ibyo dutekesha mu muceri ibindi turabitekesha ibindi bitegura abantu bapinga yuko Shyaka atazi guteka cyangwa nibajya babwira ko azi guteka mukamupinga uyu munsi mugiye kubibona ubwo rero ntabwo wateka puwavuro utazikase ntabwo wateka karoti utazikase cyangwa se igitunguru niyo mpamvu babonye karoti twarabye tugakata igitunguru tugiye no gukata puwavuro rero turakata utuntu dutoya ntabwo urahura n'umuntu ukumva ngo ngiye ngo sinkunda guteka ngo guteka yego bitwara umwanya pe biranavuna ariko iyo uri igitsina gore ukaba udakunda guteka nyine ukaba na proud yuko utabikunda haba harimo ikibazo kubera yuko abo ngo n'ubundi ushobora kuba agiye gushaka abasanzwe arya ibi biryo nyine by'abakozi bamutekeye cyangwa se muri hoteli so nese ubwo waba uje gukora iki
utanamutekera n'ibiryo. So ubwo rero niba utateka ibiryo bivuge ko n'icyayi utagiteka nyine n'amazi ntiwayateka, ubwo nyine uba uri umutako. kandi mu bintu bigize umugore nasomye byiza harimo no guteka. Nari mbiziho gakeya yego, ariko agomba kuba afite imirimo nyine akora, kandi nimba nk'uko njya mbyumva ntekereza ko umugabo nawe iyo umugore wamutekeye ibiryo byamuryohera kurenza ko umukozi wiwe yabitetse. Nawe watubwira nimba ari byo. Sha reka nkubwize ukuri, umugabo anezezwa no kurya ibiryo umugore we yatetse. Njyewe umugabo wanjye iyo natetse pe aba abizi ko ari burye neza, ni nabwo arya neza. Rero umugabo wese akunda uko umugore we ateka, kabone n'ubwo waba uzi ko ntabyo uzi, hari igihe usanga umugabo wawe abikunda cyane. Yego, mu mirimo yo mu rugo no mu rugo. Umurimo wo mu rugo nkunda guteka no gukora isuku. Yewe nanga koza ibyombo. Njyewe nanga koza isafuriya. Y'ubugari. Isafuriya iyo ari yo yose, kuko uko mba nyishaka kwisa biramvuna kugira ngo yibeko. Nanjye mbona numva nateka nkakora ibishoboka byose ariko sinoza ibyombo. Amasahani nayoza ariko ukandinda niyo yaba ari isafuriya imwe, ariko amasahani yo rwose niyo waba wamereza nk'amadishi nk'atanu nayakogereza pe, ariko ikintu cyitwa isafuriya ukuntu mba nyishaka ko ibisa kugira ngo nyigereho biba byamvunnye kwera. Koza amasafuriya birarushya, kujya kuyikuba, kujya kugira gute, ni ibintu biruhanya kubi. So reka tureke gukomeza kubatindira, tureke Shyaka atangire guteka. Naha mukanya. Mufashe. Umbwire nkubere umufundi njye nguhereza. Kubera umwede. Umufundi harya n'umwede biratandukanye. Okay. Mba nabivanze. Turarindira ino safuriya yumuke, imara kumuka turashyiramo amavuta, turangiza gushyiramo amavuta tuyareke ashye, namara gushya dushyiremo igitunguru nikimara gushya dushyiremo bya birungo byacu, tungurusumu, pavuro, byose nyine, noneho tubireke nabyo bishye. Umuceri urimo imboga uraryoha kuko karoti na pavuro n'ubundi nabyo ni imboga. Yego, kandi noneho uhindura n'isura, biba biri mu buryo bwo kudahora uteka umuceri usa umweru gusa, cyangwa se ngo uhindure ushyiremo inyanya. Nyine hari ukuntu uhumura, hari ukuntu guwe nayo ihinduka gutyo. Amavuta rero hari igihe umuntu aba adakunda amavuta menshi, cyangwa se bigaterwa n'umuceri ugiye guteka uko ungana. Ubwo umuntu niwe ugereranya bitewe n'icyo akunda. Twe turagerageza gukoresha amavuta make. Bitewe n'ibirungo byacu tugiye gukoresha. Yego, hari abantu bakunda amavuta menshi ariko ntabwo aba ari sawa. Mereza ikimamiyo ngiki. buriya wasanga bafite ukundi bakita. Ni akamamiyo sinzi ukuntu nk'uko. Abantu babyita bitewe nyine n'uko wenda we avuga. Cyangwa se wenda ubu hari uzi ko tugiye gutegesha agati. Hari inshuti yanjye iyita ikiyiko ngo ni igihiko. Cyangwa se Ni mukuru n'umumama ariko byamugiyemo nyine igihiko, igitunguru. Igitunguru. Ubwo igitunguru se siko bacyita n'ubundi? Ni igitunguru. Hari uburyo umuntu apima ko amavuta yahiye atanazemo ikintu. Ugira gutya urayumva ko ahiye. Yego.
numvira mu kuntu ahumura. njyewe kugira ngo utya biri mu bintu upimisha njyewe numva ukuntu ahumura kandi ntabwo ngiye mbacaka amavuta yatuye kuko iyo yatuye aba yapfuye. Ubu rero ku bwanjye yahiye ngiye gushiramo igitunguru. ikindi wirinda gukoramo cyane. hari abantu bavuga yuko iyo batetse ngo batarya, kuri wowe biba bimeze bite? ariko njyewe ntabwo nakubwira ngo wenda sindya, ariko ntabwo uba wumva ufite apeti nyinshi nk'umuntu utatetse. njyewe rero iyo natetse ndarya, yego nibwo nijya, kubera ko ntabwo njya nteka ngo mbe nakoramo ngo numve ukuntu ibiryo bimeze, hoya ndateka sinita ngo ku mwuka ngo kubiki, oya ahubwo nk'iyo ndi mu rugo wenda ari kumanywa umugabo wanjye adahari, ntabwo nkunda guteka kubera ko mba nzi ko nineka ndabirya kandi ndi kuri regime. rero njyewe iyo natetse niho ntandukaniye n'abandi, ndarya ndya ibiryo byinshi biruta uko naryo undi muntu yatetse. iyo wanatetse uba nyine ushaka no kumva bya biryo watetse bimeze gute, ariko uba unizeye uburyo bimezemo. ikindi ntago utetse wese agomba kuryaho nyine kugira ngo abanze agire, uretse ko hari umumama watubwiye ngo, ariko ni umukecuru, mbere na mbere urabanza ukaryaho kugira ngo utaza guha abantu ibiryo utariye. ariko umwuka wabyo niwo akenshi utuma abantu ubu rero tugiye gupfundikiraho gatoya, igitunguru kibanze gihindure isura. ndi kwayurira mu gikoni ndeba n'ibiryo ni ukuri. wize guteka? mu kubikora mu rugo bisanzwe. ikintu kirimo nzi ni uko iyo umuntu akora ikintu cyane akanagikora gikunze, n'ibyo atazi bigeza n'ibyo utazi bigenda biza, cyangwa se ukaba hari aho wajya ukabibona ejo ukabikora, ukaba wajya kuri YouTube ukabitana nabyo ukabirebaho, none ejo ukabipuragitika nyine kugira ngo urebe ko ibyo wasomye cyangwa ibyo wumvise na ya tesite bikura. ego seleri puwavuro, karoti, tungurusumu. ego igisigaye ni umuceri, turawushyiramo nawo uhindure ibara. uko ndi kubibona kose ushobora kuza gusa umuhondo. urabona umuhondo, yego kubera karoti urahindura isura nyine uba umuhondo. rero ni mana, reka mbabwize ukuri, ibintu bijyanye no guteka abantu mutabikunda muzi ko muri abadamu, ni inama mbahaye y'umunsi, ni ukuri. hari ibigo byinshi byigisha guteka, hari YouTube zihari zishyiraho videwo zo guteka gusa, nta biganiro nta biki, gahunda yabo content yabo ari uguteka. ushobora kugenda ukigiraho guteka kandi bikaza bikanakunda. hari igihe mbona ikintu kuri YouTube, ngewe nize guteka, ariko hari nk'ikintu mbona navuye iki kintu kushobora kuba barakize n'ahari, cyangwa se tukaba tutarakizi, nkagenda nkakigura nkaza iwanjye nkagiteka kwa kundi nakibonye nkanakiryaho. iyo numvishe kiryoshye kandi nkaba mbona ari ikintu cyiza cyagirira umubiri akamaro, simbura kutabisangiza abantu bareba kuri channel yanjye cyangwa se abantu tuba tuziranye. buriya iyo umuntu atazi guteka pe, ikintu cya mbere uba warakoze uba warahimye inda yawe, ni ukuri. kubera ko urateka kugira ngo wowe urye n'abandi bantu barye kandi muryoherwe. kandi iyo uzi guteka urumva uba wikoreye ibintu byiza ukanabikora n'abandi muri rusange. ubu rero tugiye gushyiramo umuceri, mufashe gushyiramo cyangwa guhereza.
vuga mbere yo gushyiramo umuceri cyangwa se mbere uko urabanza nyine ukawutoranya ukareba nimba nta tuntu tumwe na tumwe turimo. Ubu rero kuwutoranya twabirangije tugiye kuwushyiramo. ubu uyu muceri urangana iki? Ni ibikombe 3. biba bipimye gusa? Yego. ubwo ni ikiro nyine. Ariko hari igihe ushyiramo ukabona ukumva nyine wahita uwugabanya. Hari igihe biterwa n'abashyitsi ufite, uwugabanya bitewe ndahiye rero biterwa nyine n'abashyitsi ufite cyangwa se n'uko umuryango ungana. Twe rero turawuteka wose kubera ko twe dufite n'abana kandi n'abana bakunda umuceri. Tuvange. uri guhumura neza kandi ari byo tubishyiraho. Tugiye gufata, urabona ko ukomeye, tugiye gufata agakombe tudahe amazi hano makeya dushyiremo kugira ngo adufashe kugira ngo ufate irangi wose. Yego. Amazi twabanje turayabiza, ntabwo ushyiramo amazi mabisi. Yego, usubira inyuma. ni ukuri uri guhumura neza uyu muceri. Nijye ndabona nanjye ndi butahe nkajya kuwuteka. Njyewe ubundi umuteka iyo harimo karoti ariko nazikase ari nini n'imiteja, bashyiramo na tirimerike. ariko n'uyu ni sawa, ni naho iwacu utajya kuwugerageza. Nzaguhamagara nkubwire inyigisho watandukanye zimeze. Hari nk'abantu bamuziranye wamubwira ati ngenzi guteka wenda urugero amandazi cyangwa capati cyangwa ndiyaminiya mu guteka umuceri akabipinga. Hariho abantu nyine baba batabyemera cyangwa se bakaba bavuga ngo we uri umutesi, ngo nta kintu na kimwe ngo uzi guteka. Especially noneho agiye kubera ko ndi umukobwa umwe mu bahungu 3, baba bumva nyine ngo nta kintu ngo na kimwe njya nkora, ngo nta kintu kandi aba ari urugamba. Nizere ko bari kubireba. Barabona ko utari gusa umweru kandi n'ibirungo twashyizemo bidakabije, bitari byinshi cyane, bitari na duke cyane. So ubwo turaza kwereka n'ukuntu turabura umeze. turasubira tugiye kurya cyangwa se nyuma yo kurya. Iyo abantu bari kurya ubundi ntabwo bavuga. Ni wo muco, ni nabwo biba bisa neza, nabwo bigaragara neza, ni nabwo biba biryoshye cyane kurushaho. Turasubira tumaze kurya turababwira ukuntu ibiryo byari bimeze. Abantu mutanga amanota. Uyu muceri ngewe ndi kuwumva ndi hano uri guhumura neza kandi utarashye, uranasa neza. Iyo ibiryo birimo utuntu tw'utubara ubona ari byiza. Abantu mupinga ko atazi guteka muziranye nawe uyu munsi yabahaye isomo ry'ubuzima. Turasubira mu kanya. Mwabibonye rero ko ibintu byari bimeze neza. Umuceri n'isombe byari biryoshye, byari bimeze neza. Wakoze cyane kunyakira. Imana iguhe umugisha, Imana isubize aho mwakuye mu rugo rwanyu, mu rugo iwanyu. Imana igushyigikire mu bintu byose wifuza gukora, n'ibyo ukora wenda bitaragera aho wifuza. Ahubwo hari ikintu tutari twavuzeho tuganiriye inyuma ya kamera, ariko numva byaba byiza no kubisangiza abanyarwanda.
kuko aho biva bikagera umuntu aba afite abantu bamukunda igihe cyose amenya ikintu ubarizwamo, atakirebaga, atacyumvaga, atagikundaga, ariko yakumva ko urimo akakireba. Babwire. Okay. Murakoze. Ikindi kintu nakoraga cyangwa mu buzima busanzwe ntagiye ku ishuri, ikindi nkora nkina ikinamico zo mu ruhame. Ikinamico zo mu ruhame rero ni za zindi nyine dukina mu baturage hagati. Nk'urugero wenda nk'iba ufite abantu bagukurikira babi Musanze, ejo nakiniye i Musanze ku munsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga. Ahandi wenda baba barambonye cyangwa batazi ko ari njyewe, hari publicité ya NCPD yari imaze iminsi ica kuri televiziyo Rwanda, nyirimo nari ndi kubatumira ngo bazaze ku munsi mpuzamahanga. Uwo ni njyewe. Ikindi wenda kariho twigeze kubivugaho, natangiye gukina ikinamico zo kuri radiyo, like nka kumwe bumva nyine Urunana. Yitwa gute ikinamo? Ni projet nshyashya y'Urunana, ntabwo ziratangira gusohoka, nizisohoka tuzazivugaho. Ongera wibutse abantu channel yawe. Channel yanjye rero yitwa Shyaka BTV Show. Nukuri abantu bagushyigikire. Shyaka ni umukobwa mwiza cyane, mwabibonye ko azi guteka, ibiryo yatetse byari bimeze neza, mwabibonye ni mwabiriye ariko byari bimeze neza pe. Ikindi ni umuhanga, murabyumva ko akeneye kwiteza imbere ndetse no gukora n'ibindi byinshi cyane. Akeneye kuba indorerwamo y'abandi bantu bafite ubumuga, kubera ko yabaganirijeho mwabyumvishe ko hari abandi bana batameze neza mu buzima kubera ibyo ngibyo. Hari igihe umuntu aba yigunze wenyine atavuga, ariko iyo abonye ikiganiro cya Shyaka aravuga ati Shyaka se ko nawe afite ubumuga ariko akaba akora ibi ngibi, nanjye nabikora. Cyangwa se hari n'abantu badafite ubumuga ariko nabo birirwa baryamye, akavuga ati se ko Shyaka yabishoboye akabikora kandi bitanoroshye kuki njyewe ntabikora. Ntabwo tuba indorerwa, turi inyenyeri z'abantu tutazi aho bari benshi cyane. Hari igihe wumva umuntu akubwira ati ngenda gukunda bimeze gutya na gutya, ni ukuri kw'Imana ukumva urishimye, kumva ukunzwe n'umuntu kandi akagukunda bya nyabyo bitari uburyarya. Umuntu mutakuranye, umuntu mutavukana, iki kintu ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Rero njyewe nakwifuriza ko Imana yagushyirira imigisha muri byose. Yego. Tuzagenda, ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye, cyangwa ntabwo ari ubwa mbere n'ubwa nyuma, igihe hazagaruka abifuza part 2 batubwire n'ikintu mwifuza ko yazabakorera, yaba atari uguteka, yaba ari n'ibindi mu byo yavuze ashoboye mu bijyanye n'ibintu umuntu akora. Ubwo n'ubu uri korekore hano ibintu byose ngiye nagerageza, ntabwo njya nsindwa, nagerageza. Mwifuza ko yazabigisha, kuko hari ikintu umuntu akora akaba arimo kukwigisha, cyangwa arimo wowe ukabifata nk'aho yakweretse ariko aba arimo no kukwigisha. Part 2 ngo tuzaze tubakorera iki, Shyaka azabakorera iki, nanjye muri ruhande. Wakoze cyane kunyakira mu rugo. Hari ikintu wifuza kubwira abanyarwanda wenda ntakubajijeho? Tuzakivuga muri part 2, ariko nanone ntabwo nabura kugushimira, wakoze kutubera umushyitsi. Nakagaruka kandi bajye kuri Shyaka BTV Show, bakore like, share, comment and subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikomeza bibagereho. Naho bifuza kuduha inyunganizi bajye babitubwira tubikoreho. Murakoze. Nibyo ndabasaba abakunzi banjye, abantu mu mfana, mu nkunda, ko byose biratandukanye, abantu mukunda gushyigikira abantu, mushyigikire Shyaka, mubyumve ko afite ibyiza ashaka kuzabasangiza, namwe rero mumushyigikire kugira ngo ajye abona imbaraga umunsi ku wundi zo gukora. Mwakoze kudukurikira, ndabakunda.